gufatanya na kamere y'Imana. Mbega ibintu byiza kubaho wowe ufatanije na kamere y'Imana, kubaho ngewe nanjye mfatanije na kamere y'Imana, kubaho mfite kamere y'Imana muri ngewe, kubaho ugenda muri abo ngabo ugendamo, kubaho wiriranwa n'abantu aho wirirwa mu kazi ariko ukahahirirwa, muri wowe harimo gufatanya na kamere y'Imana. Mu byo ukora, mu byo ugendamo byose menye ngo hari kamere y'Imana. Imana niyo yabisemo, ibi ntabwo ari twe twabisemo. N'ukuri ndakurahiye, hari umuntu washaka gukizwa bikamunanira, hari umuntu washaka guhindura inzira ze zikamunanira, ariko kubera ko Imana ariyo yabikoze ihitamo ko dufatanya na kamere ya. Iyo kamere rero y'Imana hariho icyo usabwa. Niba ufite kamere y'umuntu, bivuze ngo byanze bikunze ugomba kugaragaza imyitwarire nk'iyi. Byanze bikunze nuvuga abantu bagusange n'imvugo y'Imana, nukora ibyo ukora bibe ibyo uri gukora byubahisha Imana. Ariko se nibasanga ibyo ukora binyuranije n'iby'Imana, ubumana buzaba buri he? Icyaha kiri ku muryango wawe, kiritugatuga, kiraguhiga wowe Kayini, ubimenye. Icyaha kiri ku muryango wawe, kirahiga wowe. Rero ikigeragezo cyose ntabwo kiza kigusanga ngo wakiguyemo. Oya, ntuzatubeshye. Ikigeragezo gitangirana nawe mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe. Umwanzi agumya avugana nawe, umwanzi akagumya kwereka uburyo wakora ibi ngibi bikagenda gutya. Ariko ndakubwiza ukuri ko kubatinya Imana urabimenya, wabimenya ugahitamo guhagarara ku ruhande rwa Yesu ukanamusaba akaguha imbaraga, kubera ko nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu mwanya, kandi nawe turagushimira kubwo kuboneka muri iyi gahunda yo gukurikira ijambo ry'Imana. Rwose ni ubuntu budasanzwe kugira ngo yaba ari twebwe ndetse nawe aho uri tubone uyu mwanya wo kugira ngo twumve icyo Imana yavugana natwe mu buzima bwacu ndetse no mu bihe turi kunyuramo nk'ibi ngibi. Rero Imana iguha umugisha kubwo kubana natwe hano kuri Ahava TV, kandi turabashimira rwose ibyo mutwandikira, ama comments zanyu zitugeraho kandi bikadutera imbaraga ndetse n'umwete wo gukomeza gukorera Imana. Rero aho uherereye hose, uko uri kose, Imana yategetse ko abahumeka bose nta n'umwe uvuyemo, abakomeye, aboroheje, uko bameze kose, iyo bagihumeka umwuka wayo, bose idusaba twese hamwe ko tuyishima, tuyihimbaze, tuyimenye. Rero reka dusenga Imana mbere ko dusangira ijambo ryayo. Mana, turagushimira kubw'umwanya uduhaye. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yahozeho, Mwami, tutarabaho wariho, ndetse nta na kimwe kiraremwa wahozeho, uriho ndetse uzahoraho iteka ryose. Turagushimira ko washimye kutwimenyekanisha, ukadusanga dutakaye, turi mu byaha, tuzimiye, turi mu mwijima, turi babi, tumeze nabi. Mwami, tutanakwemera, ukatugira imbabazi, maze ukatuvanaho inyegamo, ukatumenyesha urukundo rwawe kubwa Kristo wadupfiriye ku musaraba. Turagushimira ko uko wabikoze n'uyu munsi uracyabikora. Nta muntu n'umwe uhumeka utabikorera. Uracyari Imana ikiza, uracyari Imana ihindura, uracyari Imana yo kwizerwa. Reka uyu mwanya w'ijambo tugiye gusangira ukore ku mutima wa buri muntu wese uryumva, uriho umwanya, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho guhindurirwa gusa nawe, duhindurirwa kuguhesha icyubahiro, kugira ngo imigendere yacu tugende twubaha izina ryawe. Urakoze Mwami, reka guhesha icyubahiro mu byo twavugira aha ngaha muri uyu mwanya, kubw'izina ryawe ryera rikomeye, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana iguha umugisha. Uyu mwanya nagira ngo dusangire ijambo nise umuti ku kubura k'ubumana mu bantu. Haleluya. Umuti ku kubura k'ubumana mu bantu. Niyo mvuze ukubura k'ubumana mu bantu, buriya mu by'ukuri bundi Imana yitwa Imana kubera ko hari abantu bayo. Ntago nakavuze ngewe Imana, mu by'ukuri ngewe nanjye hari abantu tuziranye, wenda murimo bamwe muzahura n'inyigisho, ariko abaziranye nanjye ntarakizwa, ntaramenya Imana, rwose ni igitangaza kuba bahura nanjye ndi kuvuga Imana. Rero ikitumenyesha Imana nuko hariho abantu b'Imana mu bantu, cyangwa se aho twari turi bakatubwira Imana uko bayivuze. Rimwe na rimwe ngewe byamaze n'igihe kinini ntayemera, ndetse nabo ntabemera kubera ibyo bayivugagaho, numvaga ntabishyikira, ntarabyumva. Rero Imana iba mu bantu bitewe nuko muri abo bantu aho bari basanzwe harimo abantu bayo bitiriwe izina ryayo.
ni ku ijambo ryayo rivuga. Ndavuga ngo yewe no mu gihe abantu bambabaza nkabateza ibyago, muri bo abitiriwe izina ryanjye, muri abo bantu benshi baguriwe n'ibyago ngewe nabateje kubera uburakari bw'imirimo yabo ipfuye, abitiriwe izina ryanjye muri bo nibapfukama bakareka ingeso zabo mbi zipfuye, bagahindukira bagaca bugufi bakanshaka mu maso, ngewe Uwiteka Imana nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga nuko mu bantu batuye ahantu, igituma Imana ibamo hagati muri bo ni abitiriwe izina ryayo. Mu Rwanda kugira ngo habemo Imana mu Banyarwanda nuko hari abitiriwe izina ry'Imana mu Banyarwanda. Yewe nawe mu gihugu cy'iwanyu, mu bwoko bw'abo bantu utuyemo, kugira ngo Imana bayimenye abo bantu nuko wemeranya n'Imana ko hamwe no kuba utuye muri abo bantu uri uw'Imana, uri ubwoko bwayo, witiriwe izina ryayo. Rero ibyo ngibyo bidusaba ko tugomba kumenya neza ko ubumana butuye mu bantu bitiriwe Imana, ubumana buba mu bantu b'Imana. Abo bantu b'Imana rero ni abakiriye Kristo Yesu, kuko nawe aravuga ngo icyakoze nubwo naje muri bene wacu ntibanyakire, nyamara abanyakiriye bose aho bari hose bakizera izina ryanjye, abo nabahesheje ububasha bwo kuba abana b'Imana. Rero iyo wabaye umwana w'Imana, umwana asa na se, umwana arangwa n'ibiranga se. Rero ntabwo abantu bakwiriye gukena kubona Imana kandi hari umuntu witiriwe Imana hagati yabo, hari umuntu witiriwe Imana mu kazi aho ngaho uwo muntu akorera. Kuki abantu babaho badafite Imana kandi uhari witiriwe Imana? Rero rwose ndagira ngo nguhinyuze nkwereke ko hariho umuti ku kubura k'ubumana mu bantu. Mu bantu rero abantu ni muri rusange, ariko mu by'ukuri abantu bamenya Imana bitewe n'ab'Imana bari kumwe nabo, n'ab'Imana bahuye nabo. Rero umuntu wese wakijijwe, umuntu wese ufite Kristo umutima we wamwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yewe nubwo wakwishimira ko yagukijije akakuvana mu byaha kuko ubibireba ibyaha wari usanzwemo, ariko hari n'indi ntambwe yindi yuko akwiriye kuba umwami akakuyobora kugira ngo ubumana bwe kuba ikibazo, bwe kuba ibintu bidashoboka, bwe kuba ibintu byananiranye. Rero muri iyi minsi cyane ko insengero zarafunzwe, abantu ntibagikorera Imana nkuko bari basanzwe bayikorera, wararirimbaga none iwanyu barahafunze ntimukiririmba, ibyo wakoraga ibyo ari byo byose, naje kukubwira ko nta mpamvu, kuko Imana irashaka ko ubumana bwayo burushaho kwaguka, burushaho gusakara bukagera mu bantu bayo. Rero ubumana buragenda buba buke muri iyi minsi. Abantu nabo twari tuzi ko bubaha Imana tukabasanga nabo bijanditse mu byaha kandi bisubiriye mu ngeso zabo za kamere za kera zari zipfuye. Ibyo byose ntabwo bishimwa n'Imana, ibyo byose biratukisha izina ry'Imana, ibyo byose biragaragaza ko hariho kubura k'ubumana mu bantu. Biragaragaza ko niba umuntu yarakwitegereje ukijijwe ukorera Imana akakubona usenga ukunda Imana, rwose nawe byari ibyiringiro ko umunsi umwe nawe Imana yamuhindura, umunsi umwe nawe yabona ubuzima bwe buhindutse bukabaho bwubaha Imana. Nta muntu n'umwe ubaho abayeho ubuzima butanyuze Imana cyangwa se budashimwa n'Imana ngo ubuzima bwe bumushimishije, ntabwo bumushimishije. Ndetse ikibabaje nuko atashobora kubwivanamo. Yesu ni ubumuvanamo, ariko abumuvanamo iyo afite ahantu yitegerereza undi yarazi agasanga koko nubwo ntemera ibyo abarokore bavuga, ariko uyu muntu ndamuzi, twarasangiye, twarabanye, twaragendanye, none kuva yambwira ko yakijijwe ibintu byarahindutse, ngewe nahindukane. Ikimuhindura si ikindi, si uko twabwiriza neza cyane, oya, ahubwo nuko wa wundi azi amubona akamusanga mu bumana. Rero iyo amubuze mu bumana, urumva igikurikira, Satani nawe aramufata akagumya kumubeshya no kumubwiriza ibye, akamuherana mu mwijima. Ariko naje kuvugana nawe nkwibutsa ko hamwe no kuba Kristo yaratashye mutima wawe, ufite n'inshingano yuko ukwiriye guhishura ubumana ahaguturiye, aho uri, aho wirirwa. Rero ibi ngibi tubikora gute? Ibi ngibi Imana ibikora ibikoze muri ubu buryo. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku muti ku kubura k'ubumana mu bantu. Umuti ni ukuvuga ngo ikidufasha twebwe abantu b'Imana kugira ngo ubumana burusheho kugaragara mu bantu batuzengurutse, mu bantu duhuye nabo. Turasangira ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyaho cya mbere, turi buhere ku murongo wa 3 kumanuka kugeza ku wa 9, ariko ubonye umwanya watangira n'umurongo wa mbere. Haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Haleluya. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo, imbaraga z'ubumana, mu bumana bwayo Imana ni nyembaraga, Imana ifite imbaraga. Rero izo mbaraga zayo zadukijije zikatuvana mu byaha, zanaduhesheje ububasha bwo kugira ngo dushobore kubaho mu buzima bwubaha Imana, mu buzima bwubahisha Imana, ariko tubivanye mu kumenya Imana yaduhamagaye, iduhamagarishije ubwiza bwayo.
ni ukuvuga ngo nyuma y'uko wakijijwe Imana ikakuvana muri bwa buzima bwawe, mu by'ukuri byose nta na kimwe Imana yisigiye cyo kugira ngo kidufashe kugira ngo tubeho ubuzima bwubaha Imana, kugira ngo tubeho ubuzima bugaragaza Imana, kugira ngo tubeho ubuzima bugenda buhesha Imana kubahwa mu byo tunyuzemo no mu bo duhuye nabo. Byose Imana yarabiduhesheje muri Kristo Yesu, ariko tukabivoma mu kugenda tumenya Kristo, mu kugenda tumenya iyo Mana ibyo yagukoreye. Ubundi Imana wasobanura ute wewe kwigusanga mu byaha ikakuvanayo ikakubwira ko ibyo byaha urimo nta nyungu bifitiyemo, kandi nayo ifite ibindi yari kwibwiraho cyangwa yakwibwiyeho mbere y'uko unayimenya. Rero ntacyo we wabisobanuraho, ariko ku Mana uko ugenda ushaka kumenya impamvu yakora ibyo ngibyo, uko ugenda ugira inyota yo kumenya Imana yagukijije, ugashaka kumenya Kristo wakwitangiye ku musaraba. Uzi ko yagiye ku musaraba nta cyaha yakoze, ari wowe wakagiyeyo, we agahitamo kujyayo kugira ngo ubuzima bwawe burekeraho kuba ubwawe, ahubwo bububwe, maze ubwawe yashyize ku musaraba ubwibagirwe kubera ko ntabwo wemerewe nanone kubisubiramo. Rero agakomeza ku murongo wa 4 avuga ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Mu by'ukuri gukizwa kwawe besa naho Imana ibiguciriye akaryango kugira ngo usohoke uve mu kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza, kubera ko iyi si iri corrupt, iyi si iracuritse, ibintu byayo biravangitiranyije ku buryo gukizwa kwawe Imana yabikoze mu buryo yagukijije, igukiza imigenzereze y'isi, igwa kwifatanya na kamere yayo. Haleluya. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Gufatanya na kamere y'Imana, mbega ibintu byiza. Kubaho wowe ufatanije na kamere y'Imana, kubaho njyewe nanjye mfatanije na kamere y'Imana, kubaho mfite kamere y'Imana muri njyewe, kubaho ugenda muri abo ngabo ugendamo, kubaho wirirwanwa n'abantu aho wirirwa mu kazi ariko ukahahirirwa, muri wowe harimo gufatanya na kamere y'Imana. Mu byo ukora, mu byo ugendamo byose umenye ngo hari kamere y'Imana. Imana niyo yabisemo, ibi ntabwo ari twe twabihisemo. N'ukuri ndakurahiye, hari umuntu washaka gukizwa bikamunanira, hari umuntu washaka guhindura inzira ze zikamunanira, ariko kubera ko Imana ariyo yabikoze ihitamo ko dufatanya na kamere ya. Iyo kamere rero y'Imana hariho icyo usabwa. Niba ufite kamere y'umuntu, bivuze ngo byanze bikunze ugomba kugaragaza imyitwarire nk'iyi. Byanze bikunze nuvuga abantu bagusangemo imvugo y'ubumana, no ukora ibyo ukora bibe ibyo uri gukora byubahisha Imana. Ariko se nibasanga ibyo ukora binyuranije n'iby'Imana, ubumana buzaba buri he? Ni ukuvuga ngo uzaba uteje ikibazo cy'uko ubumana buragenda buba buke, ubumana buragenda bubura. Uyu twari tuzi ko nawe ari umuntu w'Imana, none nawe tusanze ari kugenda abaho nk'uko abandi bose babayeho. Ko twari tuzi ko abantu b'Imana se mukora inzira zanyu mu buryo butunganye, none nawe uri muriba nk'uko abandi bari kwiba. Imana iri he mu bantu byayo? Ugatuma habaho kubura kubumana mu bantu. Iyo wowe uhagaze ku mwanya wawe ukemeranya n'Imana ko inzira zawe byanze bikunze kubera kamere y'Imana ituye muri wowe, Imana yahisemo ko dufatanya na kamere y'Imana, ukabaho mu nzira ziyubahisha, byanze bikunze ntugire ngo icyo ukoze cyo ntago Imana icyubaha. Imana irakireba. Muri kampani aho wirirwa, nimushaka mwe mukora muri iyo kampani muri abakozi 1000 cyangwa se 5,000, byanze bikunze witiriwe izina ryayo muri abo ngabo, Imana ibimureba. Kandi ntago ikureba gusa, izi neza ko wowe nayo mufatanije kamere y'ubumana. Kubera iyo kamere ufite y'ubumana muri wowe, byanze bikunze ntago wemerewe kubaho nk'abandi bose. Habe ubaye inshingano za boss kuko waje gushaka akazi, na Imana yafunguye umuryango kugira ngo yaguhere umugati, ariko hamwe no kubuhari Imana yaguhaye kamere yayo kugira ngo abakorege bawe, ababosi bawe, abantu bose bari buhurira nawe aho ngaho bakubonemo ya kamere y'Imana. Iyo kamere y'Imana rero hari uburyo Imana yaduhaye bwo kugira ngo igaragare tudateshuka ngo dutukishe izina ry'Imana, kandi twarashyiriweho kuba abatera ishimwe ry'Imana, kwamamara no kugera ku bandi benshi. Umurongo wa 5 haravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza. Haleluya. Gira umwete kuba wizeye Imana, kuba warizeye Kristo, Imana ikakuvana mu byaha byawe. Wibigarukiriza aho ngaho. Wibigarukiriza aho ngaho ngo wizere ko buriya byararangiye, umunsi umwe dutegereje ko Yesu naza Imana itujyane mu ijuru. Nshuti yanjye, ntabwo mu ijuru bagukeneye none urajye gukora iki? Imana iracyagutegereje hano kugira ngo ubumana bwayo buhindura abandi bubazane mu bwami bwayo.
Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana rwose ntabwo mubwiye ko ijuru ridahari. Ijuru rirahari rwose. Kristo niyagaruka tuzamusanganira. Ariko ndagira ngo mwibutse ko tukiri hano hasi, ukiri hano ku isi, Imana irakwibutsa ko ufite kamere y'Imana muri wowe kugira ngo ugaragaze ubumana. Dore rero umuti wo kugira ngo ubumana burekeraho kugenda bubura, burekeraho kubaho abantu n'abitiriwe Imana batukisha izina ryayo, n'abitwa ko ari abantu b'Imana, bayitera umugongo bagahinyuza inzira zayo, izo bemeye rimwe bakaziteshuka bakazivaho. Imana ntabwo biyinezeza. Dore umuti rero, kukwizera kwawe ugire umwete, ugire ishyaka wo kongeraho ingeso nziza. Ku ngeso nziza wongereho kumenya. We kugira ingeso nziza gusa, ahubwo ugerageza no kumenya. Gerageza no kumenya Imana, gerageza no kumenya Kristo wapfuye. Ukora ibishoboka, gira umwanya wawe nawe wiga ijambo ry'Imana. Kubera iki watungwa n'ibyo pastor akubwirira ku gatuti gusa? Kubera iki watungwa n'ibyo abandi bavuga ku Mana? Ese Imana wowe ntabwo ikuzi, wowe kuki udashaka kuyimenya? Gira umwete kukwizera kwawe, ugira ingeso nziza, ariko ku ngeso nziza ugerageze no kumenya. Kukumenya wongereho kwirinda. Kwirinda ntabivuzeho. Kwirinda ni ukuvuga ngo wowe ni wowe ugomba kurinda wowe. Haleluya. Kuki undi muntu yaba ushinzwe? Nta muntu ushinzwe kukurinda. Ibyemezo byawe by'uyu munsi nibyo bitugaragariza uko ejo hazaba hameze. Rero menya neza ko kwirinda kwawe birakureba. Hari ibyaha ukora ukabigwamo kubera ibigeragezo cyangwa se ibishuko byakuzengurutse, ariko nakurahiye nta kigeragezo na kimwe cyazagukubita hasi nugira kwirinda ukagira amakenga. Niko birivuga ngo umunyabwenge agira amakenga y'inzira ze, akamenya neza ngo ibingibi ni ibishuko, ibingibi ni imitego y'umwana. Yesu abwira abigishwa arabaza, ariko mube maso musenye mutagwa mu moshya. Nubwo amoshya ni rusange, gugushuka ibishuko bikugeraho, amatantasiyo akuzenguruka naza gushaka ni menshi. Rero ndanakumenyesha ko atari wowe wenyine, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Nigute se warikura ukumva ko niko bimeze, ntabwo tukinasenga, ntitukibona ku buryo bwo kujya gusenga? Izo mpamvu ntabwo ari zo. Imana yaguhaye kamere yayo muri wowe kugira ngo akamero k'Imana, kamere y'Imana igaragare mu buzima bwawe, kamere y'Imana igaragarire mu buzima bw'ibyo ukora, mu byemezo byawe, mu buryo ubana n'abandi, bibe ibigaragaza ko Imana iri kumwe nawe. Rero kukwizera wongereho ingeso nziza, kuko ingeso nziza wongereho kumenya, kukumenya wongereho kwirinda, kandi kukwirinda wongereho kwihangana. Haleluya. Kwihangana nshuti yanjye, nta muntu wihangana aseka, nta muntu wihangana ibintu bimeze neza, ibintu biryoshye. Oya, umuntu iyo wabwira ngo yihangana kubera ko hari bimuhinyuza, hari byitsambika imbere y'ibyo yendaga kugeraho. Imana ikabwira ngo gira kwihangana. Ni gute ushobora kuvuga ngo urabirambiwe? Ni kuvuga ngo kubera ko bagukoreye nabi nawe warambiwe, wananiwe kwihangana? Oya, nubwo baguhemukira, uzi ko umupagani yemerewe kuguhemukira. None sata guhemukiye ko adatinya Imana, urumva n'iki cyamubuza? Umuntu utuba Imana yemerewe gukora uko akora ko ariko kose, ariko kuri wowe Imana ikabwira ngo ndakwinginze, dore uko ibintu bimeze, dore kizagufasha kugira ngo ugaragaze ubumana. Kubera ko wemeye kwakira Yesu Kristo, noneho kamere y'Imana ituye muri wowe. Imana yashimye ko wowe wafatanya nayo muri kamere yayo, kugira ngo iyo kamere yayo igaragare mu buzima bwawe n'ubwanjye. Kukwizera, gira umwete wo kongeraho ingeso nziza. Ku ngeso nziza ugira umwete wo kongeraho kumenya. Kukumenya ugira umwete wo kwirinda, ariko kukwirinda ugira umwete wo kwihangana. Menya ko ukwiriye kwihangana. Nta muntu wihangana ibintu biryoshye. Gira umwete wo kwihangana. Nubwo ibyo washaka gutabigezeho uyu munsi, ihangane, ejo bizagenda neza. Nukuri ko Imana nakurahiye ko ejo bizagenda neza. Ibyo bikugerageza ni iby'akanya gato, ntabwo bizahoraho. Kandi iby'akanya gato hari igihe kenshi bidushuka ukagira ngo bizakomeza bimeze gutyo. Ntabwo bizakomeza gutyo. Ihangane, gira umutima wihangana. Ihangane, wizere Imana. Imana ibyo iducishamo byanze bikunze hari ibyo biri gutunganya kuri twebwe. Hari igihe kenshi dusenga tugataka, tukarira Imana, Mana ibingibi ko bitava mu nzira, ibingibi ko bidahinduka. Oya, reka gutakira Imana ngo ko bidahinduka. Yemerere wihangane. Niba nta byaha wakoze, ibyo uri kunyuramo, ndakurahiye ko Imana ibirimo hamwe nawe. Keretse niba wakoze ibyaha, niba wakoze ibyaha wihane. Ariko ibyo wahuye n'ibihe bitakoroheye, nshuti yanjye, we kwihakana Imana, we kugira ngo Imana yagutereranye cyangwa yagutaye, gira kwihangana. Ihanganira ibyo ngibyo uri kunyuramo, kubera ko ni iby'akanya gato. Ibyiza biri imbere, ejo hawe ni heza. Nukuri ndakurahiye ejo ni heza, ariko gira umutima wo kwihangana. Kukwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mu yandi magambo, gutinya Imana. Bibiliya ivuga ngo gutinya Imana ni ukwanga icyaha urunuka.
hamwe no kuba wihanganye, hamwe no kuba wihanganiye ibihe bitoroshye uri kugeragezwa nabyo, ariko kuri ko kwihangana ongeraho gutinya Imana, ongeraho kumenya ko Imana amaso yayo arakureba aho uri. We kunanirwa kwihangana ngo noneho kubera ko kwihangana byakunaniye uranirwe gutinya Imana. Gutinya Imana nakubwiye ko n'ukwanga icyaha ukacyanga n'umutima wawe wose, gusubira mu byaha ugasubira mu busambanyi kubera ko abandi bose bari kubigenza gutyo, uko si ugutinya Imana, uko ni ukuyimenyera. Abarakoremere cyo kumenyera Imana. Kumenyera Imana kwawe gutuma utakaza ubumana mu bantu bari bizeye ko uri umuntu w'Imana, bakubonye bakuzi usenga, bakuzi uhamagara Imana muri departement mukoreramo cyangwa se mukaza gukora muri company yawe. Nuwagize ikibazo akabazi ko nagira imbere yawe nagusangiza ibibazo yahuye nabyo, uri bujye imbere y'Imana basi umusengere, ariko none nagusanze nawe uri kubaho nk'abandi bose. Ibyo birangiza ubumana, biratesha agaciro Imana. Rero gira gutinya Imana, menya ko nubwo abandi batakumenya ibibi wakoze, amaso y'Imana yo arakuze, arakureba. Imana irakureba aho uri, Imana irakureba nta n'umuntu uri kureba, Imana ikubona nta wundi wakubonye, Imana ibana nawe aho uri hose. Ibyo ukora byose menya ko amaso y'Imana ari kukureba. Uyitinye wange gukora icyaha, uyitinye uhitemo gukiranukira Imana, uhitemo gutinya amaso yayo, gutinya amaso y'abantu. Ibyo bizagufasha kugira ngo ubumana, kugira ngo ya kamere y'Imana iri muri twebwe irusheho kugenda igaragara. Kugutinya Imana, kukubaha Imana, twongereho gukunda bene data. Kugutinya Imana, kukwanga icyaha ukacyanga n'umutima wawe wabihisemo, ukamenya neza ko wowe uzi ko Imana yabwiye Kayini, iramubwira umunsi baza kwitambira ituro, ireba uburyo Abeli yafashe uburiza bw'umukumbi we, uburiza bw'ibyo yari yoroye ibyavutse mbere, arabifataza kubitanga nk'ituro imbere y'Imana. Kayini ajya gufata mu bihingwa byo yari yasaruye, nawe arazana ariko ibyo yiboneye aho ngaho. Imana ibona umutima Abeli yabikoranye, ishima Abeli, nyuma igaya Kayini, ndetse ivugana na Kayini iramubwira ngo rwose Kayini, nuwakora neza ntuzashimwa. Iramubwira ngo dore icyaha kiri ku muryango wawe, kiritugatuga, kiraguhiga wowe Kayini, ubimenye. Icyaha kiri ku muryango wawe, kirahiga wowe. Rero ikigeragezo cyose ntabwo kiza kigusanga ngo wakiguyemo, oya, ntuzatubeshye. Ikigeragezo gitangirana nawe mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe. Umwanzi agumya avugana nawe, umwanzi akagumya kwereka uburyo wakora ibi ngibi bikagenda gutya, ariko ndakubwiza ukuri ko kubatinya Imana urabimenya, wabimenya ugahitamo guhagarara ku ruhande rwa Yesu ukanamusaba akaguha imbaraga, kubera ko nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Rero kugutinya Imana, kugutera umugongo icyaha ukacyanga urunuka n'umutima wawe wose, wongereho gukunda bene data, wongereho urukundo ukunda abavandimwe, urukundo ukunda abagenzi, urukundo ukunda abandi bana b'Imana, ndetse kuri urwo rukundo wongereho urukundo rw'abantu bose, just urukundo. Haleluya. Ibyo ni wabikora, ibyo bizakubera umuti kukubura kubumana mu buzima bwawe, maze ushobore guhagarara udatukisha izina ry'Imana, ushobore guhagarara izina ry'Imana rihimbazwa, ushobore guhagarara nk'uko wagakwiriye, kubera ko Imana yahisemo kugusangiza kamere yayo y'ubumana ikayishyira muri twebwe. Ku murongo wa 8 avuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Umuntu nimba agize umwete akabishyiramo umwete, akamenya ko kuba yarizeye Kristo Yesu, Imana ikamushyiraho kashe, ndetse izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ibyo ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije, hari ibindi usabwa ukiri hano ku isi. Icyo usabwa ni iki? Nuko kuri uko kwizera kwa wizeye Imana wongereho ingeso nziza. Ingeso nziza, ingeso nziza umuntu yazisobanura ati ni uburyo witwara ariko bikaba ari byiza, bikaba ari ibishimwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko ibishimwa byose, ibyo ukuri byose, ibyo kubahwa byo, aba ari byo biba ingeso zacu, aba ari byo twibwira muri twe, kuko uburyo ibyo wibwira n'ibyo ukora. Haleluya. Umuntu ntabwo atandukana cyane nuko yibwira mu mutima we. Ibyo atekereza, ni wibwira ibyiza uzakora ibyiza, n'uwibwira ibimeze neza ingeso zizakuvamo zizaba ari nziza. Rero ku Mana ikidushoboza kugaragaza iyo kamere yayo ni ibi ngibi: kukwizera wongereho ingeso nziza, ku ngeso nziza twongereho kumenya, twongereho kwirinda, twongereho kwihangana, kukwihangana twongereho gutinya Imana, twongereho gukunda bene data, no kugukunda bene data twongereho urukundo. Kandi ibyo nitubigira ntabwo tuzaba abanebwe, ahubwo tuzarushaho kuba
abagira umumaro mu bwami bw'Imana, tuzarushaho kuba aberera abandi imbuto. Uko kwera imbuto niko kugaragaza ubumana hagati mu bantu. Ariko kutabikora nanone nabyo bakabitubwira, kutagira ibyo ngibyo, kutagira umwete wo kugaragaza ibyo ngibyo twavuze, nabyo dore uko bigenza. Utagira ibyo nawe aba ari impumyi ireba ibiri hafi. Reka kuba ureba ibiri hafi gusa, reka gutumbera ibya none gusa ngo bikwibagije ibyiza biri imbere mu myaka 5 uko bizaba bimeze. Reka kwishora muri ubwo buzima bupfuye butubahisha Imana ngo bukwibagize ibyiza Imana yari gufitiye kandi bikomeye by'agaciro kenshi. Oya, reka kugarukiriza amaso yawe kubyiri kunyuramo uyu munsi, ahubwo uhanga amaso ibiri imbere, kuko ikizabigushoboza nizo n'agaciro tuvuze. Ariko kandi bakavuga ngo utazifite, udafite umwete wo kuzishyiramo akabaraga kugira ngo nawe yiwiture amenye ko ari inshingano ze, aba impumyi, akareba ibiri hafi, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera, akibagirwa ko Imana yamubariye ibyaha byakongera akabisubiramo. Rero Imana igutabare, ikurinde kongera gusubira mu byaha byawe bya kera, koko bitukisha izina ry'Imana ndetse bigatuma habaho kubura k'ubumana mu bantu. Rero uyu niwo muti wo kugira ngo ubumana bugaragare mu bantu bayo, kuko ubumana nibugaragara mu bantu bayo, no mu bantu bandi nabo bazamenya ko harimo Imana hagati yacu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, ndagushimira ko uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itugirira neza. Wahisemo ko Mwami dufatanya akamero k'ubumana, ko dufatanya Mwami kugira ubumana muri twebwe. Mwami uradusaba, uduhaye uburyo bwo kugira ngo Mwami ubumana bwe kugenda bukendera, bwe kurushaho kugenda bubura mu bantu kandi bakwitiriwe. Udushoboze guhagarara uko bikwiye, udushoboze kugira ngo kukwizera kwacu twongereho ingeso nziza, ku ngeso nziza twongereho kumenya, tukumenye, duhe kukumenya Mwami, kukumenya uduhe kukwirinda, uduhe kwirinda no kumenya kwikontrola no kwifata. Kuri ibyo utwongerereho Mwami gutinya izina ryawe, gutinya amaso yawe, gutinya wowe, kubera ko wari watumenye, wadukunze tutaragukunda, wadukunze tukiri babi, uratumenya, utumenyeshe inzira zawe. Reka natwe uduhe gutinya izina ryawe no gutinya inzira zawe aho tuciye. Mwami, kuri ibyo uduhe kugira urukundo dukunda bene data, ndetse no kuri ibyo ndetse naho uduhe gukunda abantu bose uko bari. Urakoze Mwami kubidushoboza, urakoze Mwami guhindura abari basubiye inyuma, warucitse intege, warusubiye inyuma yongera asubizwe imbaraga nawe, ko kuracyari Imana ikomeza umunyantege nke. Mwami Yesu, reka wigaragaze mu buzima bwacu, udushoboze kugira ngo ubumana watubitsemo, ubumana bwawe butuye muri twebwe bube Mwami umunezero wacu, maze Imana irusheho kugaragara mu bayitiriwe aho tuciye hose. Mwami, twe kuba abatukisha izina ryawe, ahubwo tube abatera abandi kutwifuza tubonye, kubera ko ubumana bwawe budutuyemo. Mwami, tubere abenshi umucyo, abari mu mwijima tubabere umucyo, abari mu nzira zipfuye tubabereke ko biracyashoboka ko Imana iracyari Imana yo kwizerwa. Ubahisha ijambo ryawe Mwami nkuko turisangiye, girira neza abakunzi bawe aho bari hose, umunyantege nke umukomeze Mwami, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu, amen.